uko nageze muri BK Arena. Muraho, nitwa Solange. Ngiye kubabwira inkuru y'urugendo rwanjye, mbabwira uko nageze kuri BK Arena. Hari hatuje, mfata akamoto. Nari nabyambariye kubera ko nashaka kujya kureba iyo nyubako y'agatangaza. Mfata umuhanda, turagenda. Hari hatuje cyane, hakeye, nubwo imvura yasaga nk'igiye kugwa. Ndaranganyije amaso, mbona ya nyubako yikaraga. Menya ko mpageze. Mva kuri moto, ndayegera. Bampa ikaze, baranyerekera, banyereka aho ngomba kwinjirira. Nyura kuri esikariye kuko tapirura is not for the week. Murabizi. Mbona umuryango, ninjiye, mbona hahandi byose bibera. Mu kuhagera, natangarijwe n'ubwiza bwose buhari. Amabara yatoranyijwe kugira ngo aharange mu Rwanda rwacu. Banyereka muri VIP, aho uba wicaye ukabasha kuba wabona ibiri kubera muri stade imbere, utuje kandi nta rusaku. Mbona ahantu popcorns ndetse n'ahandi ibiribwa biteretse. Nongera nsubira mu iyi nyubako, nkomeza kureba ibyumba bya VIP, njya kureba ndetse n'ahantu haba akaresitora abinjira bagira. Iyi stoke iri munsi y'ibyicaro, kugira ngo murabibona ko habaye proper use of materials. Ninjira muri conference room, nsobanurirwa ko ari nayo conference room dufite mu Rwanda yujuje ibisabwa. Kugira ngo muri kubibona, harimo intebe, muri kubibona ko ifite ibyangombwa byose. Ngira muri media room, aho bakontorora sound yose. Ni inyubako yubatswe kubera bar cyangwa BAL. Ahenshi zigenda zubakwa zaragenewe umukino wa basket, ariko mu Rwanda hano ho bahisemo kugira ngo ikoreshwe n'ibindi byose, aho kugira ngo ijye ikinirwamo gusa ubundi igenda itora uruhumbu. Bahitamo ko yagikorerwamo n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro. Kugira ngo muri kwibona, uyu munsi nahageze harimo gutegurwa event batangiye gusetinga. Igitangaje cyangaha ni uko iyo event irangiye bahita bananura, ku buryo bukeye ukifuza ko wakoreramo, ukoramo rwose nta mbogamizi. Izi ni changing rooms, aho abakobwa bambarira cyangwa abahungu. Hagiye hatandukanye bitewe n'uko basabye, babategurira bitewe n'ibyasabwe. Urabona ko hano hari hakirimo ibyakoreshejwe muri event yari imaze iminsi ibaye. Izi ni dushe bakoresha, ziba zifunze, ariko hari n'izindi ziba zifunguye. Biterwa nanone byose n'ibintu baba basabye, niko babitegura. Ubundi haba harimo na screen ushaka gukoresha ureba ibiri kubera imbere mu kibuga. Aha ni mu bwiherero bw'abafite ubumuga. Igitangaje cyaho, harimo akantu k'agasoni ushaka kuba wakanda mu gihe ugiriyemo ikibazo ugahabwa ubufasha. Aha ni amarooms agiye atandukanye. Abari free baba bafite ama offices agiye arimo byose bikenerwa. Ubundi nanjye nafashe akavideo nigaragaza kubera ko iyi tuba yari iya mbere. Iyi ni gym tonic. Abakinnyi bashaka kuza bakumva bashaka gukora eshafuma, ni hano bazikorera. Ariko nanone abakorera hano muri iyi nyubako, iyi gym tonic nabo bayifiteho access. Ibintu byose birimo kandi biteye imbere cyane, bitandukanye n'izindi zashobora kubabona ahasanzwe. Aha nari nyinjiye hamwe abastari binjira bagufa mu rwambariro. Ubwo ni mu rwambariro n'abaturuka baza binjira bagana kuri stage. Kugira ngo muri kubona ko iyi nyubako rwose iteye amatsiko. Bwari ubwa mbere mpageze, byari bitangaje. Ninjira hano muri BK Arena Esports, njya kureba n'ukuntu biba bimeze. Haba hakina games, umuntu wese ushobora kuza akaza bakamwemerera agakina ku giciro gitoya. Aha ho hari kuba developed ku buryo hazaba hameze nka hamwe waiting iri VIP yo mu ndege uko bimeze, cyangwa kuri aeroport. Ubundi harimo na bar yitwa Blue Bar. Hasaga neza, na sanse itakoze uwo munsi kuko barimo gutegura ama event.
ngira ngo mugenda mubibona ko bitewe n'icyo ushaka bagutegurira sipasi yawe. Aha ni muri parikingi yo si nini cyane, ubundi mbona VIP hamwe His Excellency anyura, ninjira nanjye muri asanseri kuko nabaye nk'umu VIP. Hari ibyumba byinshi, nari mfitiye amatsiko kureba ibyumba bya premium kuko najyaga mbibona ku matike bavuze ngo itike ya premium, nkibaza impamvu ziba zihenze, ariko nasanze zifite rezo. Iyo ubyicayemo rwose ureba neza kandi utari guhura n'abantu benshi. Iyo uri umuntu ukunda ahantu hatuje cyangwa uri kumwe n'abawe, aba ari umwanya mwiza. Ushaka gufungura ibirahure nka gutya ukareba neza, ariko iyo bifunze ntabwo ubasha kuba wavuga ngo urusaku ntushaka kuba rwakinjiramo imbere. Izo mushaka kureba kuri telefone, ushobora kuganira n'abawe mureba, mwashaka kujya kwinjoyinga kandi mugasohoka. Nakomeje gutemberezwa n'iyi nyubako y'agatangaza. Ahantu hose irizunguruka, kwaka aho ngaho iyo uri hano ukazenguruka ushaka kwisanga aho wari uri. Bambwira ko ibyumba bya VIP cyangwa bya premium bari 10, ubundi bamaka gift ndanagasekera. Nza kureba uburyo izi ntebe ziba zimeze. Intebe za VIP zo zifite texture ikomeye kurusha izi ntebe zisanzwe. Urabona ko wicaye neza, ureba kandi bisanzuye. Gukomeza imbere hari hagiye kuberamo indi event. Urabona ko ba nyirayo bari basetinze, banyereka ama ofisi, bambwira ko kandi mu minsi izaza ndetse n'ubu byaratangiye, ufite kampani yawe, ufite business ushaka kuza kuharentinga ukaba wahakorera. Urabona ko hasa neza, hakeye, ubundi rwose nkomeza kwishimira ibikorwa by'u Rwanda. Nakomereje kuri Wall of Fame, banyereka urukuta rubaho amateka cyangwa ikintu cyiza by'amasouvenir babashe kuba bageraho. Niyo logo yahisemo ya Kigali Arena ko dufite kera. Hano ari imirimo ya Ministry of Sports, ubwa mbere dukora Tour du Rwanda, dusinya Bruce Melody nk'umu Rwanda ambassador wacu. Tutagira ibintu bwo camping cyane muri parking, turatwara tumodoka buri gihe. Muri iyi minsi ya imvura twari duhagaritse, ariko mu kwa mbere muzaze ongereza gusura uzatwera ku buntu. Sheke yacu ya mbere, FIBA, basket, Seka Life, Tokoganga, bari ya mbere, ari muri COVID, urabona ko abantu batambaye amamasike. Kompetisi ya mbere yawe, mbese uko uzakomeza kugenda ugahitamo ko ari na history y'ibintu. Anzigo tuguma twongeraho izindi. Move Africa ni irawe. Move Africa nguzi muri production zo ndazibona zimanitse. Zirakomeza hose. Dushaka kuzakomeza igikuta cyose tukazacuza. Totally. Amataiki, baje kunsobanurira ibyo bagiye bageraho, numva nanjye nifuje ko bazamanika n'izi souvenir. Ntabwo azashira. Nakomeje kwibaza nimba igikuta kitazashira, ariko bambwira ko gihari ku bwinshi. Ninjira hano amanama rero, nubwo hameze neza. Ikindi kandi ukora arrangement bitewe n'ibyifuzo byawe. Nkomeza gutangarira ubwiza bw'inyubako, mbona kandi aho hatwarijwe utumodoka twa kuruse iyo nta mvura iri kugwa. Nzasubira mu kwa mbere, hasaga neza. Inyubako rwose yatumanye numva ntangize izo nzu zagutse. Mbona aho amagenerators aba ari, nabwiye kandi ko umuriro udashobora kubura mu inyubako, ahubwo haba hari amagenerators menshi ayihagurutse. Urabona nawe ko ari nini cyane. Ni experience nakunze cyane kuko barantembereje, baransobanurira nk'umuntu wari wageze bwa mbere. Natashye numva nishimye, numva nyikunze, ndetse nshimira n'ubuyobozi bwabo bwabashije kumpa umwanya.
nari nahishimiye nabashije kumva neza ko BK Arena ari yanjye. Mbona sinyatire ya His Excellence, nkomeza kuba inspired, murayibona namwe. Ubundi soma iyi souvenir yiwe, nawe mwayibonye. Sport is a teacher of values. Subira muri game, basaba agakino, nabo barakanga. Baranyerekereye, nubwo bwose atari ibyanjye. I tried my best. Umwana ukoze ku cyuma bwa mbere. Byari byiza cyane, ndabashimira n'abantu bakuriye sport, e-sport. Nawe kandi wifuza gukina, urayibona nawe, gahunda ni hano, uzahegere uze rwose witwarire imodoka n'izindi games zitandukanye. Narebaga nk'ikijumba, nakivuga ko bambwiye ngo ukina nk'utwara imodoka bisanzwe kandi ntayikoraho, nkumva ndasetse. Byatumye cyakoze numva ngomba kuziyandikisha nanjye nkajya kwiga imodoka, inshallah. Murayibona ko experience yari nziza cyane. The sport was sporting and me, I was enjoying my life at BK Arena. BK Arena is yours. BK Arena ni iyawe. BK Arena ni iyanjye. Ubona ko hasa neza. Hopefully nzasubirayo noneho ari ibintu biri biggest. Nakomeje kwishimira kandi impano bampaye. Ubundi nikaraga nka ya nyubako, maze mfata nzira ndataha.